twari koperative ikiyubaka, twari dusanzwe duhinga ibirayi n'aha, ariko ikibazo cy'imbuto kiravuka. Kivutse rero kubera dufite igishanga hariya hasi, abaturage bajyaga bakenera imbuto nyinshi, nazo tukaziba zidatunganije zikanaba nkeya. Umushinga witwa Kungahara ushyirwa mu bikorwa na Caritas Byumba n'akarere ka Rulindo, hanyuma bakaba baterwa inkunga na Union Européenne. Bakora umushinga, barawutegura, baravuga bati iriya mpinga yose tubona yashobora kwera ibirayi, kugira ngo rero dufashe n'abaturage dukemura ikibazo cy'imbuto, reka tububakire n'ubuhunikiro, hanyuma izo mbuto zose bajye bazikusanya bazishyireyo. Twebwe ubundi nta laboratoire tugira, ariko laboratoire iba muri lab. Twebwe rero nka koperative dushaka amafaranga, twarangiza tukajya kugura ingemwe muri laboratoire. Bitewe rero n'imbuto ukeneye, uba waratanze komande ukagenda ukishyura bakaziguha. Uyu munsi wa none rero turi ku rugendo rwo guhinga ingemwe ziba zaravuye muri laboratoire, arizo ziduteramo hano muri greenhouse, tukazikurikirana hanyuma zikazavamo mini tubers. Iyi mbuto mureba rero hano, iyi ni icyerekezo, iriya tumaze gutera ni Kirundo. Ubu rero turi kuzinaza tuzitera mu mucanga. Umucanga tuba twaramanje kuwutunganya tuwogesha jike, tukawunyubuza nk'inshuro 3, ubundi ukumuka tukabona tukawushyiramo hano. Ubu rero tugatangira, ugafata akagemwe kamwe uko kakabaye, ukakazamura neza n'imizi yako, ukagashyira mu mwobo. Iyo umaze kugashyira mu mwobo, uhita ko utaba neza ku buryo hasigaramo akagemwe kamwe gusa. Murabibona uko tubigenza, ugahita utaba kagasigara kameze neza. Hanyuma ubu ngubu tukazikurikirana zaramaze guterwamo hano. Ntabwo ari umucanga ubonetse wose, ni umucanga wabugenewe uba ufite aho uyorwa. Ubundi twari dufite abafatanyabikorwa ari bo Caritas Byumba, ni nayo yari yawutuzaniye, kandi n'ubundi turacyari kumwe nabo. Babasha kutwereka aho tujya gukomanda uwo mucanga tukawuzana, kugira ngo dusarure icyo bita mini tubers. Uru rugendo tuba turimo gutyo tumaze gutera mu mezi 3 cyangwa 4, bitewe n'ubwoko bw'imbuto zikurikiranwa. Dufite abakozi bahoraho 3, abakozi bahembwa buri kwezi kugera kuva duteye kugera dusaruye. Rero hari imyunyu yabugenewe tuvanga, harimo za potassium, calcium, NPK. Ibi byose tukabivanga dukurikije ibipimo, tugashyira mu mazi, tukaronga, noneho tukuhiza, tukajya tugenda tugaburira ibihingwa byacu kugira byeze. Aha ngaha iyo tugiye gusarura, byera imbuto bita mini, cyangwa se intangiriro y'imbuto. Ubwo haba hariho uturayi dutoya turinganiye, ni natwo tujya guhinga twitwa mini. Hamwe mwadusanze ku murimo, ubwo nizo twari twarateye, buri izo twasariyemo byitwa prebase. Tuzongera dutere prebase ivemo base. Base nano iyo umaze kuyibona urongera ukayitera, ikavamo certifié, arizo zihabwa abahinzi bagahinga bakajyana ku isoko. Aha ngaha hagomba kuba isuku ihoraho, haba ku bakozi, haba no ku bagenzi. Ntago bapfa kwinjira uko bibonekeye. Hariya ku muryango tuba twashyizeho umuti, harimo jike yica ubukoko, hakabamo za detani ndetse na za roketi kugira ngo ubusimba butazaho. Ibyo byose tuba twarabikusanyije, tukajya tugenda buri bwoko dushyiramo. Nta muntu uba wemererwa kwinjira atabanje gukora muri uwo muti. Ikindi cya kabiri, hariya murabonamo akazu gafite icyumba, kuvuga ngo abaturutse hanze turabakingurira bakinjira, tugakinga umuryango kugira ngo hatagira ibyinjira. Bamara kwikusanyiriza muri ako kumba, bagahita bakandagira mu muti. Bamara gukandagira mu muti, tukabakingurira umuryango wa kabiri, bakabona bagasura. Aka kamaro k'utu tuntu muri kubona, nimwitegereza neza murabona utuntu tw'udusimba, udukoko twagiye dufataho.
utu twose rero nutuba tuje kwangiza igihingwa cyacu. Iki ni umutego, ni imitego tuba twateze udukoko twose, aho kugira ngo tujye ku gihingwa turaza tugafata hano tukagumaho. Ubwo turi gushaka utundi dushyashya kuko turabona ko tumaze iminsi, nitumara kutubona tuzadusimbuza. Ni ukuvuga ngo utu twobo muri kubona dupfumuye gutya, igihingwa cyacu kirakura kikazamuka ndetse kikarenga n'aha ngaha. Kugira ngo rero tugisigasire cyangwa tugihe umutekano, dushyiramo imihembezo. Ni imihembezo rero twebwe ntabwo ari ibiti, ahubwo ni imihembezo y'imigozi. Tugenda ducomekamo imigozi, dushyiramo tuboha kugira ngo igihingwa kizazamuke gihagaze neza, aho kugira ngo gihirime, aho kugira ngo umuyaga ugire gute, aho kugira ngo gishinge inkokora, ahubwo kikazamuka cyemye kikabona uko kizana imbuto neza. Nyuma rero tugiye gusarura, ni ugusarura mu mucanga nyine, dusaruza intoki kuko hano ntawe usaruza isuka. Hanyuma ni gute muyitoranya, ni gute muyibika? Mu kuyitoranya tureba kalibre cyangwa se ingano yayo. Ingano yayo, ibinini ukwabyo, ibiringaniye moyenne ukwabyo, n'udutoya ukwabyo, n'udutoya cyane ukwabyo. Ubwo rero tugenda tubijonjora, twarangiza tukabara imibare twasaruye. Tubara imibare ntabwo ari ibiro. Ukabara agapiyese ku gapiyese ukamenya ngo ibitoya umubare uyu n'uyu, ibikurikiyeho umubare uyu n'uyu, ibi umubare uyu n'uyu kugera ku binini. Ndetse haba harimo n'icyagize ikibazo nacyo tukamenya umubare wabyo. Ubwo rero tubibika dukurikije uko twabitoranije n'uko twabijonjoye. Hanyuma rero tukabikurikirana aho biba biri mu ihunikiro kugeza ubwo bimera bikazana imimeri, tukabona ko biri kutwereka ko kigomba guhingwa. Twarinaje ingemwe cyangwa imbuto muri green house, hanyuma zera utumini, uturayi dutoya cyane. Tumaze kutubona rero uturayi dutoya cyane, urugero rwatwa wenda rwa rurunguru. Tumaze kutubona rero tudushyira mu buhunikiro bwacu, turatuzana hano muri uyu murima wacu, turadutera, dushyiraho ifumbire, tutwitaho, dutera n'umuti. Ubu ngubu rero tukaba tuje gusarura uyu munsi. Uturayi twacu rero twangana gutya twaduteye kuri 17 z'ukwa mbere. Ubu rero bireze. Uyu munsi rero turi gusarura, murabona ko turi gusarura ibirayi byiza cyane. Tugiye kuzitwara nyine muri bwa buhunukiro bwacu. Ibirayi tubifate neza, urabona ko twakuriye umucyo kugira ngo tubikure byumutse. Niyo mpamvu twanze gukura muri ya mvura ishize, nyine twakuye umunsi habonetse imicyo kugira ngo ibirayi byacu bitanyagirwa. Tugereho kubijyana muri bwa buhunikiro bwacu, twongere tubifate neza nyine uko dufata imbuto kugira ngo imere neza. Tuzongera tubihinge rero. Uyu munsi tubyejeje ntabwo ari ibirayi byo kurya, ahubwo ni ibirayi turi gutubura kugira ngo tuzabone uko tubigeza ku bahinzi bacu, hanyuma bityo dukire tuzamuke, abantu babona ibiryo. Ariko uyu munsi ntabwo turabirya, turabijyana muri bwa buhunikiro n'imbuto. Ubwo rero tuzongera tubihinge byere baze, twongere duhinge. Nitwongera kubihinga rero nibwo bizera certifié, tubashe ububiha abantu bose bibe yenda byanaribwa. Iyi gahunda ya koperative yacu tumaze imyaka 3 tuyikora, twayigejejwe, dufite abafatanyabikorwa bayitugezaho. Caritas ya Diocese ya Byumba n'abafatanyabikorwa bacu hamwe n'akarere ka Rulindo. Nego tufite no kugira ngo tugire imbuto nyinshi, dutubure, tugire imbuto nyinshi, duhe imbuto abaturage duturanye nabo, abahinzi, tuzijyane no hirya yaho dutuye, abantu bose babona imbuto, inzara ishire, bwaki ishire, abana bacu babyibuhe natwe tubyibuhe. Tunazamuke no ku rwego rw'imibereho, tunase neza, dukarabe duke, kuko umuntu atabonye amafaranga ntiyasa neza. Ikintu nabwira abafatanyabikorwa bacu muri rusange, reka mbere ku bafatanyabikorwa barakoze, nabanza nkabashimira yuko bataraza ngo tugere kuri iyi mbuto, ntabwo twasaga gutya uri kutubona, ntabwo twaryaga uko turya, ntabwo twubakaga uko twubaka. Urugero, ntarabona iyi mbuto ngo mpinge, ntabwo nari nubakishije amategura nkimara guhinga
ubu nayakuyeho nubaka inzu nziza ndayipavoma nyikingisha mitarike. uri kumva iyo ni inyungu ndi gushimira abafatanyabikorwa bacu badufashije kugera kuri ibi ngibi. Abahinzi bacu nabo rero nabo turi kumwe, ntabwo bareka gushimira, mbese bose twarazamutse, twatangiye no kujya dukirigita ku ifaranga. Uburyo tubikoramo, dukora ibirayi byose, hanyuma twabikura iyo tumaze kubiterera hasi dusubira inyuma tugatoranya. Leta dufata kalibre ya mbere y'ibirayi binini cyane tukayishyira ukwayo, noneho tugafata kalibre ikurikiyeho ariyo y'ibirayi biri munsi ya bya bindi binini cyane nayo tukayishyira ukwayo. Hakazabona kalibre y'ibirayi bito nayo ikajya mu mufuka wayo. Hanyuma hakabaho n'ikindi cyiciro cy'ibirayi biba twakwita ko ari ibyangiritse. Ibyo byangiritse bigizwe n'ibirayi byatemetse ari byo byibi. Hakabaho n'ibirayi noneho biba bidafite forome yo kuzaba imbuto. Hari urabona nk'iki ntabwo wakibyaza imbuto bitewe n'uko gifite umubandemo hagati, nabara ko nta forome y'imbuto gifite. Ahanini ni ibyo twifashisha, buri cyiciro tukakibika ukwacyo, ibinini cyane ukwabyo, ibikurikiyeho ukwabyo, imbuto ntoya ukwabyo, hanyuma n'ibyo byangiritse nibyo umuntu aba ashobora kugenda agaha amatungo cyangwa se ibishoboye kuribwa bikaribwa. Ibi birayi turabikura hano, turifashisha imodoka, tugende tubishyire, tubigeze aho ngaho inyubako ziri. Nibimara kugerayo ubwo turagenda nanone, hari icyo bita amaparete natwita nk'udusanduku, ariko udusanduku nyine tuba dufite imyenge ku buryo umwuka winjiramo ukanasohoka. Noneho bya birayi binini cyane bijya ukwabyo, ibikurikira nabyo tukabishyira mu gipande cyabyo, nayo ya mbuto ntoya tukayishyira ku ruhande rwayo. Intego dufite muri koperative yacu ni ukugeza ku bahinzi bose b'akarere ka Rulindo imbuto nziza y'umwimerere. Bitewe n'uko koperative yacu itarabaho, twajyaga duhinga ibirayi tutazi n'inkomoko yabyo, ariko kuri uyu munota inkomoko yayo turayifite, bitewe n'uko dufite aho twinariza muri girini. Noneho bikazazamuka tukazaba mu minsi iri imbere tuvuga tuti ibirayi birimo guhingwa muri aka karere ka Rulindo birimo gukomoka iwacu, dufite aho bikomoka. Iyi ngiyi ni ndabira, iriya yo haraguru igikungu. None iyo seritifiye yindi tugiye gusarura nayo kuko ari nshyashya, ari karurisi, iyo tuzayishyiramo hari haruguru, niyo mpamvu turi gukuramo biriya naho tukahatunganya. Ntabwo rero wabigerekeranya kandi biba ari ngombwa ko hari uko bigomba gutungana, tunirinda uburwayi ko bimwe byakwanduza ibindi. Amabwiriza n'amategeko agenga ibirayi ku mutubuzi, ntabwo ahantu uvanye ibirayi wongera gusubizamo ibirayi, ahubwo ukora rotasiyo, gusimburanya ibihingwa. Kandi twemera neza ko niba havuyemo ibinyabijumba haba hasabwa kujyamo ibinyampeke, havamo ibinyampeke hakajyamo ibinyamisogwe, ukazagarura ibinyabijumba. Uvuga ngo hano rero niba ubwashize twarashyizemo ibirayi, ubu dushyizemo ibinyampeke kuko n'ingano ziri muri uwo muryango, nyuma tuzashyiramo ibinyamisogwe, soya cyangwa ibishyimbo, twongere tugaruremo ibirayi, kugira ngo bwa burwayi na bya birayi bya kimeza biba birimo bizana uturwara twinshi
tube ntawo tugihuriye n'igihingwa ugiye gushyiraho.